dutangiye kandi agace ka kangahe ka 9 dore cyitwa ingona ziri ku mazi we. Ingona ziri kuri iki kirwa kiri kuri kirwa ntabwo cyoroshye kandi abantu bari kugenda begereza baza gace bisukuma bari kuza bananiwe bameze nabi nyagasani. Mwitonde mukurikirana aya mazi ingona zigiye zirimo, mwitonde abantu bari kuri iki kirwa twagiye. Kumbe abantu bacu bageze ku mazi batangira kwikorera ikintu kibize nk'ubwato. Amazi ari hagati mu kirwa. Dore ndebera kandi nyamara buriya aya mazi ingona zibazite niho ziri. Mu bantu bazi ibice byabanjije amazi n'ingona zitaha. Ingona za krokodilo ziri niho zifatira ifungo niho zotera akazuba nyagasani Imana. Dore abantu baratangira gukora umugozi wo kugira ngo babone uko bambuka amazi. Bari kugendera ku migozi nyagasani Imana. Dore ibintu ntabwo byoroshye, ibintu byakaze. Abantu babwi bamaze kwikura amapantaro batangiye kwambara amakabutura nyagasani. Bari bafite misiyo zo kwigira muri Amerika. Bageze imbere hari icyo babonye. Bageze imbere hari icyo bikanze. Itonde gato bageze imbere hari icyo bikanze. Dukomeza agace kacu. Abandi bari mu kindi gice bageze mu mazi dore ngo baratangira kujya bakora ikintu kimeze nk'ikiraro kugira ngo babone uko bambuka. Reba ndagira ngo ngubwire ngo bari mu kandi gace hari icyo bikanze. Abangaba nabo bari hano nabo dore uko bameze. Nabo begura ikintu kimeze nk'ikiraro kugira ngo babone uko bambuka. Bose bari gukorera hamwe. Ikiremwa muntu niho kirushiriza ubwenge inyamaswa. Bari kubona batabona uko bambuka bakemera bakashinga ikiraro kugira ngo babone uko bambuka nyagasani. Dore kiti bikoreye. Ariko ingona zimeze zite? Zimeze nabi. Dore mu kandi gace ingona uko zimeze. Dore mu mazi ingona ikirimo. Dore ingona zirimo ukuntu zimeze. Ariko ko ndi guhumurirwa inyama ko zirimo ziraza zidusatira we. Kadusubire mu mazi ho gakeya. Reka dusubire mu mazi. Ni nangaga filime kacu tugasoreje. Reka dukomeze n'agace ka kangahe ka 10. Imana ibandindire. Ciao ciao.